urubyiruko rw'Igatsibo nyakubahwa Perezida wa Repubulika dufite urushinge kandi niyo mpamvu udakangwa n'ibibyimbagaye. His Excellency tukuri inyuma. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kugezwaho iki kiganiro n'urubyiruko, kiratugaragariza nta gushidikanya ko niba urubyiruko nk'uru rushobora kwitanga, numvise banakoresha ijambo gukotana, rukishakamo imbaraga rushingiye ku byo u Rwanda rwabahaye. Bamwe bavuze amashuri, abandi bavuze amahirwe, abandi bavuze inzozi, nuko kwihangira umurimo bishoboka. Ndavuga mu rubyiruko. Biratanga icyizere rero ko n'abandi nibakora nkabo, ejo habo, ejo h'uru Rwanda uretse kuba heza, hari n'abazasimbura abababanjirije. Ndavuga twebwe, ndavuga mwebwe mwicaye ku rundi ruhande. Uru rubyiruko mu gukomeza kubaka iki gihugu, icyo cyizere muragitanga, mwakoze cyane. Birerekana kandi ko imbaraga abababoneye izuba bakoresheje, ndetse bamwe bakasiga ubuzima ngo u Rwanda rube rugeze aho turubona ubu, zitapfuye ubusa. Muzakomereza aho ngaho. Nyakubahwa Perezida, mubitwemereye twakwakira ibitekerezo n'ibibazo kuri iki kiganiro. Turahera ku bari hano ndetse tugiye no hirya no hino ku badukurikirana ku ikoranabuhanga, twibutsa buri wese kurasa ku ntego, kutwibwira no guhita arasa ku ntego. Ari ushima, ari ubaza ikibazo yirinde gusubiramo ibyavuzwe n'abandi cyangwa gushimangira. Tunasaba abari hirya no hino mu ntara, niba bishoboka ko nitujya tugera ku ntara runaka dusanga barangije kwitegura, niba turabaha umwanya w'ibibazo bibiri, nibirangira tumaze kubazenguruka hose, niba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bitwemereye tugifite umwanya, dushobora kuza gufata ikindi kibazo. Murakoze. Mubitwemereye twatangira. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu gusobanura kenshi iyi nama tuvuga yuko ari inama ihuza abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Hari Dr. Sinayiti uri hano wifuza kugira icyo avuga, ndumva twamuha ijambo akaba ari we duheraho. Miriwe. Thank you. You have to allow me to speak in English. Your Excellency, I think first I would like to start by how the last 2 days have been incredibly inspiring, and how much humbling it is to sit and listen from everyone, including you, Your Excellency, about the price that was paid to get the country where it is today now. And at a personal level, I feel a little guilty that I get to enjoy this peace and security and tranquility. So as I hear about the increasing denial of genocide, one thing that comes to my mind is the very famous quote from Elie Wiesel, who said, you know, what hurts the oppressed or the victim is not the cruelty of the oppressor, but rather the silence of the bystander. So what I would commit and ask those who live in Rwanda to commit is, how do we not become bystanders for things we see in this country, whether it is denial of genocide or, frankly, simple things on our day-to-day lives.
Second, I want to say, Your Excellency, I think you have succeeded in imparting your bold vision and innovation and conviction on the youth. The panel this morning is quite inspiring, hearing from each and every one of them that they are ready to take their destiny in their hands and expecting from government only an enabling environment and support, but they are willing to innovate, create, and take chances, and they see a brighter future, which is quite encouraging. I have lived around the world. I moved here after 35 years in the US, and I just have never lived in a place where there is such an incredible leadership from the highest level, such clarity of purpose, conviction and bold vision. And I think one of the things that I hope, that I would love to see more in the coming year is how's that bold vision and conviction trickling down? How are people owning? Because you can set very bold ambition. I mean, the president can only do so much. Yesterday he talked about, and one of the panelists recited that, as Rwandan, you talked about how we cannot afford to take things for granted and, not work 2 hours. When others work 2 hours, we should work 10 hours. And when others should walk, we should run. We don't have the luxury. So I think that sense of urgency, I would love to see it shared more. I'm sure many people will share with me that there are incredible leaders in this country, but there are also a lot of people who are afraid to make decisions. You go to government offices, you go to places, and you see a lot of inaction, fear of failure. But if we're talking about being a great country and being, a middle-income country in 2050, it's going to require, the path to greatness requires incredible sacrifice and hard work and risk-taking. And I think we can't take this opportunity we have of such clear and bold leadership for granted. So my appeal to the youth and to the leaders and to partners in the room is, how do we take advantage of this bold opportunity to deliver at scale? We heard, yes, there are a lot of amazing things, but we also heard about the teen mothers, right? So just really my call to action is creating a sense of urgency, a sense of result, and not inaction and delaying making decision and passing it on to somebody else. I don't want to put people on the spot and talk about things that I have asked for that have been passed from one person to another. And oftentimes sort of people feel like by passing it to someone else and not making a decision, that thing will disappear, but it won't. And then ultimately when someone higher up asks about it, it becomes a crisis. So how do we get out of this firefighting mode and really strengthen our systems and institutions, but really with a commitment? I mean, the young people said it really well, that not accepting mediocrity and working with the sense of urgency. But for me, I would say this 2 days have been incredibly inspirational, and I'm leaving with a sense of duty and responsibility as a Rwandan and fellow Rwandan, and I will extend this call to all Rwandans and friends of Rwanda to help deliver on the President's vision. So thank you very much for the opportunity to comment. Narakoze cyane Dr. Twafata ibibazo hano muri iyi sare turimo 4, ahandi tukaza kugenda dufata 2 nkuko nabivuze, tukaza kureba niba tugifite umwanya. Abafite mikoro babe biteguye, ubwo bashaka kugira icyo babaza, reka duhere hari, ndabona hari wateye urutoki. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimiye. Nitwa Eric Bayisenge, ndi umukorerabushake wo mu rubyiruko rw'abakorerabushake kurwanya no gukumira ibyaha ruzwi nka Youth Volunteers. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku munsi w'ejo mu mpanuro nyinshi mwaduhaye, mwongeye kutwibutsa ko
uru Rwanda rwacu tutarukodesha. Byanyibukije ko cyangwa bituma ntekereza u Rwanda cyangwa iki gihugu cyacu nk'urugo, nk'umuryango. Abanyarwanda cyangwa se benshi cyangwa bake turi hano hari ababaye mu ubukode bw'amazu. Iyo tuvuze ubukode tuzi gukodesha, iyo ukodesha inzu uburyo ntabwo ibiguhangayikishije kuko si yawe. Iyo ugereranyije n'inzu yawe ubamo cyangwa inzu yo mu rugo iwanyu twakuriyemo, biba bitandukanye kuko urayihangayikira. Niba ari irangi wumva ko ritakwandura ritasaza, niba ari jaride wumva aho uyikupa buri munsi kugira ngo ihore isa neza inatoshye ukayuhira. Niyo shusho mbona mu Rwanda dukwiriye kuba dutekereza, kubera ko ni urugo rwacu, ni umuryango wacu, nta wundi uzaza gusiga iryo rangi atari twebwe. Ariko nanone mwanagarutse ku myaka 30. Imyaka urase ku ntego. Yego, imyaka mwagizemo uruhare cyane mwebwe generation yanyu, twe tukiri batoye. Byatumye ndeba mu myaka 30 iri imbere kurenza uko ngiye kureba muri iyi ngiyi murangije twabavunishijemo mwebwe. Tugiye hubwo gukora iki muri myaka 30? Tugiye kwiyemeza kuko hari byinshi byagaragaye. Urubyiruko rurashoboye, rufite imbaraga, twabirebye abari imbere hariya. Byagaragaye mu bihe bitandukanye, haba mu bihe bya COVID-19 urubyiruko rwafashe ya mbere no mu bindi byinshi. Kuko tunafite mwebwe ndetse no kuba mudutumira mu iyi forum ngo tuze dutangemo ibitekerezo bwabyo, ibi biradushepinga, bituma mu myaka 30 hari aho tuzageza igihugu, kandi iyo commitment turayuje nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Sinasoza ntavuze ku bumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge twebwe twakuriye mu gihugu gitandukanye n'imitegekere ya mbere, kuko bo abenshi bakuze babwirwa gutema inka, twebwe tubwirwa kugira inka, kagira inka. Twakuriye muri ndi umunyarwanda, mu gihe abandi bakuriye mu macakubiri n'ibindi byinshi no kwangisha abanyarwanda bagenzi babo. Byatumye ntekereza kubirwa bavuga ngo u Rwanda, ngo urubyiruko rw'u Rwanda ngo badufitiye impuhwe barashaka kutubohora. Nibaza nibabanze bibohore bo ubwabo, ndasoje. Nibibohore bo ubwabo, hanyuma nibamara kwibohora bazaze tubigisha uko umuntu ashobora kubaka inzu nk'iyi nziza akayicaramo, akayikoramo inama, ko dushobora gucanira amashanyarazi imihanda itanatuwe kugira ngo umutekano usesuye mu gihugu, uko ushobora kugabira abanyarwanda ukaboroza n'ibindi byinshi. Ariko twe niba tureke urubyiruko rw'u Rwanda turatuje, turihagije kandi dufite ubuyobozi bwiza twizeye. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Nkuko nari mbivuze hari uwasabye ijambo nanone. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Jimmy Mulisa, yangumagarariye abo sportive bose. Nagize amahirwe kinya umupira kuri nivo nziza i Burayi, mbona njya no mu bindi bihugu, ngiye mbona ukuntu bagenda babikora. Ari igitekerezo nari mfite numvaga nshaka gusangiza, wenda nk'umuntu wagize amahirwe yo kuza muri inama. Kera hari ukuntu twakinaga umupira mu mashuri, wenda n'izindi discipline za siporo. Mbona yuko iyo competition isa nka itagihari. Gusanga abana barazamutse yagiye muri nationale, ugasanga ari byo yabuze, ari byo yasimbutse, ugasanga nk'umutoza birimo birakugora. So icyo ni igitekerezo nshaka gutanga, bishobotse yuko twagarura iyo competition mu mashuri, abana bagakina, bakabishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Nk'umuntu wagize amahirwe, nzi neza yuko industry ikomeye cyane ngira ngo ni ya sports, hari ukuntu itanga akazi. Hano ugiye no kureba umuntu witwaye neza, tuvuge muri football, amafaranga ushaka kubona ndakeka yuko nta yindi investment umuntu ashaka gukora. Soza ngira ngo kurangiza wenda nakivuzeho, ndabyibuka kera hari ukuntu wazaga kudufana, ngo abaheruka kumva Amavubi ejo bundi dutsinda South Africa,
tugiye no kujya muri stade nziza, turagusaba yuko wakongera ukagaruka. Murakoze. Mwarakoze cyane futubarero wacu. Tujye hariya hejuru y'ingazi, hama tuze kongera kumanuka. Ntawe ufite mikoro hariya? Murakoze. Nitwa Rwagumya Francis, ni umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ni umuyobozi w'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda. Abanyeshuri mpagarariye rero, Your Excellency, bantumye ngo mbabwire yuko bo bagukunda by'umwihariko, bagukunda kubera yuko utemeye yuko bamera nk'urundi rubyiruko mu bihugu duturanye, babuze uko bagira bagahera mu bujiji kuko babuze amikoro yo kubajyana ku ishuri ngo bige kaminuza. Ariko ikindi bantumye cya kabiri ni uko nakugezaho ubusabe bafite. Yego, benshi abarenga 95% biga kuko bahawe inguzanyo, ariko muri abo by'umwihariko nko muri college y'ubuvuzi ndetse n'iya ikoranabuhanga, harimo abiga amasomo yabo menshi hanze y'ikigo, kuvuga ngo bahora mu ngendo, mu bitaro, mu nganda hirya no hino mu gihugu. Bivuze yuko ikiguzi cy'ubuzima uko kigenda kizamuka bibavuna birenze ya mafaranga 40,000 bahabwa y'inyunganizi yo kubaho ku kwezi, kuko hazamo gukodesha, hazamo guhaha, hazamo n'ibindi byinshi batakoraga bakiri ku ishuri nka bagenzi babo biga amasomo yabo yose bicaye ku ntebe y'ishuri. Bakaba bantumye rero ko mbasaba Your Excellency ko bakunganirwa iyo nguzanyo, iyo living allowance ya buri kwezi ikongerwa, byaba na ngombwa hagasinywa amasezerano y'inguzanyo yihariye kugira ngo abanyeshuri be kujya biyandarika iyo bagiye hirya no hino mu ntara bashaka utuzi twa hato na hato kugira ngo twunganire imibereho yabo, ahubwo bashyire focus ku masomo yabo, bazavemo abaganga beza, bazavemo abinjineri beza. Murakoze Excellence. Murakoze. Tuze hano uru ruhande twarugiyemo igihe gihagije. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Jessica Mouisa de la diaspora de France. Je voulais parler des quelques personnes qu'on est qui œuvrent pour la mémoire, pour la lutte contre la négation du génocide contre les Tutsis. Un instant, s'il te plaît. En ligne. Merci. Ngo aturuka mu Bufaransa, ngo yifuzaga kuvuga ku bantu baharanira cyangwa se bahora bakutana ku birebana no kwibuka kuri mémoire ya génocide. Moi, j'ai commencé vers l'âge de 15 ans. J'habitais dans le sud de la France, donc sans communauté rwandaise. C'était assez difficile à l'époque de trouver les informations pour pouvoir me les rapproprier et écrire mes premiers textes. Vous pouvez continuer. Okay. L'interprétation. Donc j'ai fait ce travail petit à petit. C'est pas impossible. Comme l'a dit monsieur le ministre Dr Bizimana, il ne faut pas être historien pour commencer à œuvrer pour le travail de mémoire. Il faut juste commencer petit à petit, lire des textes, écrire, aller sur les réseaux sociaux. Et quand on ne se sent pas la capacité de le faire, il y a d'autres outils. On peut tout simplement retweeter, reposter sur Instagram, sur TikTok. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que dans les diasporas, il y a beaucoup de jeunes qui contemplent, qui sont d'accord avec nous, qui voudraient que la négation du génocide contre les Tutsis cesse, qui voudraient que les discours de haine cessent, mais ils contemplent. Et puis de temps en temps, ils vont nous dire tout doucement « Ah, bravo, merci ». Mais non, il faut partager les textes, il faut aller sur Twitter, publier les nombreuses publications qui existent pour œuvrer à la paix et à l'unité. Parce que si on ne le fait pas, on laisse tout le terrain aux négationnistes et à ceux qui vraiment diffusent de la haine. Il y a dans les diasporas des enfants de génocidaires qui parfois vont sur TikTok
expliquer que s'il y a eu des achats massifs de machettes avant le génocide, non, en fait, c'était pour l'agriculture, on vous ment. Et nous, on devrait contempler? Non. Il y a des gens dans certaines diasporas qui vont tweeter toute la journée qu'on est des serpents, qu'on est des cafards. Et on devrait contempler? Non. Il faut agir. À minima, il faut reposter, il faut retweeter, mais il faut agir. Merci. Merci beaucoup. Hano umwanya twari twagenewe hano ndabona tumaze ibibazo bine tumaze kubibona, ndagira ngo tujye no hirya no hino. Reka duhere i Rutsiro, mufite umwanya w'ibibazo bibiri. Banza dusemurire ibindi bintu. Bari bambwiye yuko abasemura bahari. Avuze yuko mu magambo makeya yatangiye guhangana n'abapfobya, yatangiye guhangana n'abahakana jenoside, afite imyaka 15, ari mu Bufaransa kandi ari ahantu hatari na community y'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ari nkaho ari wenyine. Akavuga ati cyane cyane nk'urubyiruko ntago yumva ukuntu urubyiruko uyu munsi rufite ububasha bwo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga zose badashobora guhangana cyangwa se basa n'ababyihorera ngo abandi barabikora. Akanavuga ati niba mudashoboye no kubikora nimurebere ku babikoze, mwebwe mu rutwite, musubiremo inkuru bakoze, musubiremo ibitekerezo batanze, musubiremo ibikorwa bakoze kugira ngo bikwirakwize mu bikwirakwiza. Ati ndudashoboye kujya gushakisha ariko nibura yashobora gukwirakwiza. Ati rero kureka abantu bakita abandi ko nta gaciro bafite. Mu kanya hari abavuze bati batwita iminyorogoto, abandi batwita inyenzi, abandi batwita iki. Ati ibyo ngibyo tubirebere duceceke. Ati niba udashoboye no kubirwanya nibura wabikwirakwiza bikagera aho bigera, ariko ntiturekere abapfobya n'abahakana umwanya wose. Murakoze. Ubwo abari Rutsiro, Rutsiro muratwumva? Murakoze, turabumva. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Hagabimana Celestin, ndi umuturage w'umurenge wa Rusebeya mu karere ka Rutsiro. Vraiment mwarakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho mu rwego rw'ubuzima mwaduhaye mituwere, ubu ngubu nta muturage ukirembera mu rugo, ndetse ibyo byatwongereye icyizere cy'ubuzima. Nubwo mubona muze natwe mu Rutsiro dukunda urubyiruko, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urubyiruko rwacu turupfusha ubusa, kuko igihe imvura iguye akaba hari uburwayi bohereje ku bitaro bikuru, byaba ari ibitaro bya Murunda cyangwa se ibya Muhororo, badufasha guheka umurwayi. Rasa ku ntego, rasa ku ntego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turifuza yuko mwatwubakira ibitaro muri zone Kabona igizwe n'imirenge Mukura, Rusebeya na Manihira, ndetse n'igice cya Ngororero kigizwe n'imirenge ya Bwira, Sovu na Muhanda. Sincerement muramutse mutwubakiye ibyo bitaro mwamudukoreye. Byumvikanye sincèrement mukeneye ibitaro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Liliane, mvuka hano mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Gihango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira uburyo mudahwema kwita ku rubyiruko ndetse no kurushyiramo imbaraga kugira ngo twubake ejo h'igihugu cyacu hazaza heza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze cyane mutugenera ikigega BDF kidufasha nk'urubyiruko kugira ngo tubone inguzanyo, hanyuma imishinga yacu tuyiteze imbere cyangwa se twikure mu bukene. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko nubwo mwaduhaye icyo kigega cya BDF, hari imbogamizi duhura nazo. Hari imbogamizi dufite kuko dusabwa ingwate igihe dukeneye inguzanyo, dusabwa ingwate kandi ntazo dufite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo ufite umushinga agribusiness
BDF igusaba kwihagararira cyangwa se kwitangira ingwate 100%. Hanyuma ufite umushinga usanzwe BDF kakwemerera kuguhagararira 75, 25 kakaba kawe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'urubyiruko tuba aribwo tukiva mu mashuri ntago tuba dufite ingwate. Twabasabaga mubitwemereye ko mwadufasha mukadurebera kuri iyo mbogamizi yo gusabwa ingwate muri BDF. Icyo gitekerezo cyacu kigezweho nkatwe nk'urubyiruko rwo mu karere ka Rutsiro twabasha guteza imbere akarere kacu mu buryo bwo gukuza imishinga ikomeye. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane ishimwe. Reka tujye i Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mukandabarane Evangeline mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki. Ndabashimiye kuri uyu mwanya mu mpaye. Ndi umwe muri ya miryango yari yasubijwe inyuma n'imyumvire mibi iherekejwe n'ubujiji. Nari umwe muri babandi bavuga yuko nta kintu na kimwe nshobora gukora ngo ngire aho mva cyangwa se aho nagera. Numvaga icyanteza imbere ari uko wayora amafaranga ukanzanira. Hanyuma rero tuza kujya mu nzu y'inkodeshanyo, jewe n'umugabo wanjye ku myaka 27 turi 5,000 byo kwishyura inzu. Turashima imiyoborere myiza, abayobozi bazaga kutureba mu rugo baza nk'uko abavuga butumwa bajya gushaka abayoboke. Baraza batujyana mu nteko rusange z'umudugudu, batubwira gahunda yahinduka wigire, guhinduka mu mutwe, mu mutima no mu mufuka. Ibyo sinabitindaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, impanuro n'inama mwaduhaye byabyaye umusaruro. Mwarakoze. Twahawe inkunga zikomatanyirije hamwe, harimo gahunda yo kwiga imyuga, twigishijwe kudoda, geneze budozi, hanyuma bampa n'imashini. Umugabo wanjye yahawe akazi ko mu muhanda VUP, twahawe inka yagira inka, twahawe amafaranga 100,000 nk'inkunga yo kugira ngo barebe ko twageraho tugera. Tubwirwa ko tugomba gukorera ku mihigo, hanyuma duhiga ko nitugeza ubwo tuba turashe ku ntego tuzagura igare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umunsi twaguraga igare iwacu wagira ngo twasezeranye. Rasa ku ntego washimye rwose. Hari ikintu ukomeje gushima niho waberangiza duhaye byinshi. Hari ikintu cyahabaye bigeze nimugoroba, mbwira umugabo wanjye ndabwira nimereze igare nanjye ndinyonge. Ubu nzigare bihagije kutarivuga ndanaritwara. Nanyonze igare nkata mu murenge wa Gitoki nkata harya ku isantre, nzamutse ndavuga ndashimiye imiyoborere myiza. Ngeze mu Rwanda ari parika, mbwira umugabo inyemera tudyite vewiti. Urakoze cyane. Hari ikibazo ufite? Umugabo wanjye arampakanira tutagirana ikibazo n'abantu bafite imodoka. Ntago ari aho twaheze rero uyu munsi dufite inzu y'amabati 40. Iyo bugorobye Kigali yimukira iwacu kuko dufite amatara yakabihagije. Ku mashini imwe twahawe twazibyaje imashini 7. Nanjye mfite urubyiruko ndera. Munyemerere mbahe icyifuzo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo urambyibushye gutya ntabwo ari ukurya cyane, ahubwo n'izina amaze iminsi nitwa unanjye nitwa Ticha. Muramutse munyemereye nkahabwa amahirwe yo kongera ubushobozi, ndavuga ubumenyi kubwo mfite. Ntekereza ko mu mezi ari imbere nawe ari directrice, ibyo bitakunda nkikorera ku giti cyanjye, iterambere ry'iwacu rigakomeza kujya ku muvuduko uri hejuru, dore ko namye ko nta mupolisi uryandikira. Ndabashimiye rero, mwarakoze. Urakoze cyane. Reka na mugenzi wawe afata ijambo. Turabizeza ko Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bari inyuma, turimo turababwira ngo bafate duke bafite batubyaze umusaruro, twubaka u Rwanda twifuza. Murakoze. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Samuel Kwizera, ndi umwarimu w'amateka mu karere ka Gatsibo, ndi umunyeshuri kandi muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic. Ikeneye kuvuga ibintu bibiri ndashaka kubivugaho. Kimwe cyo ku mwarimu wo mu minsi ishize biragaragara cyane ko atandukanye n'umwarimu mubona kuri microphone ya RBA muri aka kanya. Ngira ngo Your Excellency, ngira ngo mubona ko muri iyi minsi ntidutinya kujya kureba abadupima bakadodera amakositimu ajyanye n'igihe ndetse atubereye, turasutinga tukaba dusobanutse dusa neza mu kazi. Ku cyo ku ishuri gushimira ni ngombwa mu buzima. Ndifuza gushimira by'umwihariko nyakubahwa First Lady, yarakoze cyane. Impamvu nshaka kumushimira ni ku ruhande rw'uko ari chairperson wa Unity Club Rumuri, by'umwihariko bafatanije na Minubumwe ku marushanwa mwateguye akaza muri universities,
hakaba inter-university competition about ndi umunyarwanda, hanyuma 2022 muri Kibogora Polytechnic bikomerezayo. First lady ndabashimira cyane ko nagize amahirwe mu wa mbere at national level naho ndaperforminga nungukiyemo ibintu bibiri. Icya mbere nuko nyakubahwa first lady burya za sheke mwoherezaga zangezeho kandi zanyishyuriye minerval. Rasa ku ntego. First lady, ikindi ndabashimira ko buriya ayo nakishyuye hariya ubundi aranyapangamo plan bikagenda neza. Ku rundi ruhande ubutumire mwamaye bwo kuza kuvuga uriya muvugo muri parliament mu kwa 11 muri uwo mwaka byaranejeje. Burya turi kumwe mu huriro rya 15 rya Unity Cabin Mwarumuri byari byandenze. Ngana ku musozo, His Excellency ndagaragaza ko ubuhanzi tubona uyu munsi bwafasha urubyiruko kandi bwabatunga. Niyo mpamvu dusaba ko turaza gusaba byibuze muri Minisiteri y'Urubyiruko, turabashimira ko mwongeyemo n'icy'ubuhanzi baze kuduhuriza uburyo urubyiruko rw'uyu munsi ibihangano byabo bishobora gukoreshwa ariko harebweho n'uburyo bwo mu mufuka, nabo bakabanza bakabareba, tukirinda copyright ndetse no gukoresha ibihangano by'abandi. Twasanga twakwegereza urubyiruko bagahanga ibihangano bifitiye igihugu akamaro, abo hanze nibagire aho baduca baze kudusobanura bare uburyo babihuza n'akazi. Murakoze cyane. His Excellency n'ababijeje ko urubyiruko rw'Igatsibo nyakubahwa Perezida wa Repubulika dufite urushinge kandi niyo mpamvu udakangwa n'ibibyimbagaye. His Excellency tukuri inyuma. Arakoze cyane. Reka tunyarukire n'ibwota amasimbi ku mugabane w'i Burayi, abari muri Polonye baduhe ibitekerezo se cyangwa n'ibibazo bafite bibiri. Muratwumva? Yego. Ijambo ni iryanyu. Ani wo mu Ruhango. Nabaga mu Ruhango mu butumwa bw'umusaserdoti kandi muri jenoside nabaye mu Ruhango. Kandi ndashimira cyane Imana ko mwese hariya muvuga ibyerekeye urubyiruko. Njyewe natangiye ubutumwa bwanje mu Ruhango n'urubyiruko. Ubu babaye abasaza, ariko bakoze neza ubutumwa bwo kwamamaza ivanjili ndetse nyuma ya jenoside twatangiye umwiherero iminsi 5 yo kubabarirana. Mubabarire njyewe ndashaje ntabwo muvuga neza ikinyarwanda, ndumva ko murabyumva. Kandi ndashimira cyane Perezida w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida, ndashimira Imana cyane kubera ubutumwa mukora mu Rwanda. Kandi na Madamu Jeannette ndabasabira buri munsi, kandi ndetse n'Abanyarwanda bose. Kandi nashatse gushimira cyane yego Abanyarwanda bose, ariko cyane abakristo bo mu Ruhango bo batanze ubutumwa bukomeye kandi bwiza muri jenoside. Abahutu 100 baje kumfasha kwakira abatutsi 500 muri paruwasi, kandi iwabo bafashe ntabwo bari bafite gufasha abatutsi bari muri jenoside muri icyo gihe gikomeye. Ndabizi hari umukatesiste umwe yakiriye abantu 15 iwe, kandi bose
mbere yo kugenda gusubira muri Pologne namenye ko bari bazima. Murakoze cyane Perezida, nyakubahwa Perezida na Madamu Jeannette n'Abanyarwanda bose, ariko cyane cyane n'abakristo bo mu Ruhango. Imana. Arakoze cyane. Ndabona ikinyarwanda atarakibagiwe. Ibakomeze umugisha wayo ku Banyarwanda bose. Murakoze. Thank you, Excellency. Amazina yanjye nitwa Bitamazire Junior, aba niga psychology muri university yitwa University of Economics and Human Science. Ni iby'agaciro kuri uyu mwanya, turabashima cyane kubw'ikiganiro cyatambutse ku bumwe bw'Abanyarwanda n'iterambere ry'urubyiruko. Tunejejwe no kuba uyu munsi ari umunsi urubyiruko ruteraniye hamwe tugira ngo turebe icyateza imbere urubyiruko rugenzi rwacu n'igihugu muri rusange. Twagize amahirwe yo guhura nk'urubyiruko ruba hano muri Pologne no mu bindi bihugu bya Europe. Twahuye kugira ngo twiyemeze gutera ihuriro rasa ku ntego. Tangize ihuriro ry'urubyiruko ari cyo twari twise Rwanda Youth Convention Europe, rizaba muri uku kwa gatatu muri Pologne. Tuzaganira ku cyerekezo cy'igihugu ndetse n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Tuboneyeho Your Excellency umwanya wo kubasaba uzadutera ingabo mu bitugu kugira ngo iyi gahunda izabashe kuba yatugeza yabasha kutugeza ku iterambere ry'ubumwe bw'Abanyarwanda n'iterambere ry'urubyiruko muri rusange. Munyemereye Your Excellency, nasoza ntambutsa ubutumwa bw'urundi rubyiruko rugenzi rwanjye duteraniye hano, aho rubasaba ko wihanganye gato, jya urasa ku ntego vuba dusoze turihuta. Sure. Munyemereye Your Excellency, ntambutsa ubutumwa bw'urubyiruko rugenzi rwanjye aho duteraniye hano ku mpamvu yo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu nk'u Rwanda. Ibyo uvuga byumvikanye, warekeraho byumvikanye byose. Murakoze cyane. Dukomereze i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Ishimwe Esteri, ndi urubyiruko rwo mu badayi bw'akarere ka Nyanza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira cyane ku kigo cy'urubyiruko mwatwubakiye kuko kidufasha kubonamo inyigisho zitandukanye nk'inama ku buzima bw'imyororokere, birinda abakobwa gutwara inda zitateganijwe no kubahugurirwa imirimo itandukanye nko kudoda no gusuka. Nturondere iby'ikigo cyose gikora. Yacu ya buri munsi. Hiturasa ku ntego byumvikanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rero bitewe n'imiterere y'akarere kacu ka Nyanza hari urubyiruko rutabasha kubona izo nyigisho zitangirwa mu kigo cy'urubyiruko mu gice cy'Amayaga. Tukaba twifuzaga ko naho mwadufasha mukadushyirira ikigo cy'urubyiruko cyafasha urubyiruko ruherereye muri icyo gice cy'Amayaga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Nshimiyimana Innocent, nkaba ndi urubyiruko rwo mu badahe bw'akarere ka Nyanza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uwambaye neza agaragara neza. Fashe uyu mwanya mbashimira muri gahunda zitandukanye zo kubaka igihugu, mubona ko mwazanye gahunda ya Made in Rwanda, tukaba twambara Made in Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu karere ka Nyanza hari hazwiho gucuruza caguwa ndetse no kuranguza caguwa.
ibyo rero byose nyakubahwa perezida wa repubulika byakorwaga n'urubyiruko. Nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimira ko mwaduhaye uruganda rukora imyenda ya made in Rwanda mu karere kacu ka Nyanza. Nyakubahwa perezida wa repubulika hakoramo urubyiruko rusaga 60. Nyakubahwa perezida wa repubulika mudufashije mukarwongerera ubushobozi, hakoramo urubyiruko rwinshi ndetse rugatanga n'akazi, ndetse n'abagira imyenda ya made in Rwanda bakayambara ari ku bwinshi. Murakoze cyane. Bikaba biboneraho no kuba bafata igihe gito cya short courses. Noneho nyakubahwa perezida wa repubulika nkaba nsoza mbasaba yuko habaho umunsi abanyarwanda bose twajya twambara made in Rwanda, n'inganda zose zitandukanye mu Rwanda zikavuga made in Rwanda, rugaha akazi urubyiruko rwose. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Reka dusoreze mu ntara y'Amajyaruguru i Burera. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Uwizeye Abdelaziz. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nk'urubyiruko tugenda tumenya amateka mabi yaranze igihugu cyacu, akaba yaranatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nyuma y'iryo curaburindi mwabashije kunga abanyarwanda, si n'ibyo gusa mwabashije kubaka igihugu cyacu, ubu igihugu cyacu akaba hari byinshi kimaze kugeraho. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nkaba nari mfite icyifuzo cy'uko hajyaho ishuri ryigisha imiyoborere nyarwanda, cyangwa se ishuri ryigisha imiyoborere nyarwanda, mbese uko mufasha mu kuyobora igihugu cyacu. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Alphonsine Mukarutwaza, ndi umuyobozi w'ishuri mu karere ka Burera. Nyakubahwa perezida wa repubulika, abanyaburera turabashimira ibyiza byinshi mumaze kutugezaho, turanabashimira umuhanda mwiza wa kaburimbo mwatwemereye, base Butaro Kidaho, imirimo yawo ikaba yaratangiye. Mu burezi kuri bose nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashimira yuko mwashyizeho gahunda y'ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda. Mu mashuri ibiganiro turabitanga kandi bimeze neza, aho twakuyemo gahunda y'igiseke cy'amahoro. Ubu ababyeyi abana bahuza amaboko bakaba bajya gusura imiryango ifite ikibazo ndetse n'imiryango ishobora kuba yagize ibyago. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ababyeyi turabashimira kuri gahunda y'uko abana basigaye bafatira amafunguro ku ishuri. Mwarebye mubona yuko umwana adafatira ifunguro ku ishuri, bidatuma bose biga neza mu buryo bumwe, ubu bose barya ifunguro rimwe saa sita, kandi abana biga neza baranezerewe, ndetse n'imitsindire igipimo cyayo ubu kiri hejuru. Murakoze gushima. Niba hari ikibazo ufite wakibaza. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije, aho dufite amazi make, tukaba dufite ibigo bigera kuri 40 mu bigo 138 bidafite amazi meza, ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza. Mudufashe tukabona amazi meza nyakubahwa perezida wa repubulika, byadufasha kunoza isuku, kurwanya indwara zikomoka ku mwanda, imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Barakoze cyane. Ndumva tuzengurutse twagomba kunyura hose. Tugarutse hano ku byabajijwe cyangwa se ibitekerezo byatanzwe, hari Eric Bayisenge washimangiye ibyo perezida wa repubulika yavuze ku birebana n'imyaka 30 ishize n'uko urubyiruko rugomba kwitwara muri iyi myaka ije. Hari Jimmy Mulisa watanze icyifuzo cyangwa se igitekerezo cy'uko hakwiye gusubiraho competition, nakongeraho na formation, no kuvuga amarushanwa hagati y'amashuri no gutoza cyangwa kwigisha abana bakiri batoya amasiporo muri rusange, by'umwihariko ndamwumva yavuze football. Ubwo rero sinzi niba hari icyo minisitiri ubifite mu nshingano yabitubwiraho ku birebana n'izo competition mu mashuri, nuko gutoza abana bakiri batoya umupira, kugira ngo tugere aho tugera, tuzanabone na perezida wacu agaruka kuri stade nabyo yabyifuje. Nkwereke ko tubigenzaho kugira ngo buri kimwe kigende gisubizwa n'abantu batandukanye. Reka mbishyire hamwe ngira icyo mbivuga. Icya mbere, kuri ibyo bya siporo, minisitiri ubishinzwe kwirirwa bisubiriza hano yabyumvise. Nibwira ko ubwo
ibirimo byumvikana akwiye kubikurikirana bigakorwa uko bikwiye. Ngiye kubinyuramo byose, ibyinshi birasa, ibibazo bimwe ni ugushimira, ibindi ni ukubaza ibintu biri mu kazi gakwiye kuba gakorwa. Reka mbinyuremo ngire icyo mbivugaho cyangwa ibindi mbishyire hamwe mbisubirize hamwe. Ibyo Mulisa yasabaga, bikwiriye mu nshingano z'abakurikirana ibya siporo, bakwiriye kureba icyo bivanamo cyatuma siporo itera imbere, bakabikora n'ubundi n'ibyo bashinzwe. Hari ibihari bigomba kuba bikorwa, hari n'ibindi byakongerwaho bikitabwaho kurusha. Ku bya Perezida kujya kureba, kujya akurikirana iby'umupira nk'uko yawukurikiranaga, ndabyumva ibyo bansaba, usibye ko nanjye mfite ibyo mbasaba. Hari ubwo nabikurikiranaga nyine, cyatumye kenshi ngabanya kujyayo, nibo byaturutseho, kuko hari ibintu wabonaga bidahindura imico n'imyumvire y'ukuntu abantu bakwiye kuba bakurikirana ibintu by'imikino, by'amarushanwa bigenda bikajyamo corruption, bikajyamo amarozi, gutsindisha amarozi, bikajyamo ibintu biri primitive, ntabwo nabijyamo, niho byageze mbivaho. Bashaka gukora ibintu bizima, bakamva ko siporo ikwiye gukorwa. Ibyo nanabibwiye na minisitiri wa siporo, ibintu nka biriya ntabwo bakwiye kuba babyihanganira, ntabwo ni nk'ubuzima bundi kandi bwo mu gihugu bw'ibyo dukora, ikwiye kuba bikorwa, birazwi uko bikorwa, birazwi. Kujya mu bintu bindi bidafite ishingiro bitugabanyiriza uko dukwiye kuba turebwa mu mikorere n'agaciro, ntabwo bikwiriye kuba. Nicyo cyatumye ngeraho simbijyemo, kuko nta kundi igihe najyaga kubigenza, ntabwo najyaga guha amabwiriza aba siporo, abakina umupira cyangwa uko bawukina, ntabwo iyo ari inshingano yanjye. Ariko aho ibintu bigenda neza, gufasha, hari uburyo bwa leta bubishinzwe bufasha, hari noneho n'abantu ku giti cyabo bashobora kubyunganira. Kuko nkunda siporo zitandukanye, nicyo cyatumaga njyewe ku giti cyanjye nkabikurikirana, ariko ku giti cyanjye ntabwo nakwishimira ibintu nk'ibyo ngibyo bitashira. Baho urugero rumwe, kera nayo njya kureba umupira, icyo gihe ndibuka leta ibihozagara niwe wari minisita wa siporo. Njya kureba umupira, hari hagiye kuba amarushanwa, hari umukoci wavaga ngira ngo mu Eastern Europe, one of the countries. Yageze aho nigeze no kumubona yigisha itimu ya Ghana national team. Icyo gihe niwe wari uri hano yigisha itimu yacu. Njya kubareba mu biganiro, abantu bavuga ibyo bashaka kuvuga, hanyuma uwo coach ageze aho nawe mu ijambo rye yasabye, aravuga ati mfite ikintu kimwe nshaka kubabwira kandi mu magambo make, ati ikibazo kiri hano
yarasezeraga yaravuga ati ntabwo mwantumiye kwigisha iyi timu murampemba atari ko ntabwo nshaka kujya mpembwa ntwara amafaranga menshi y'ubusa ati kuko nta kazi mfite ati asezera aravuga ati icyo mvuga ati nuko hano utureba iyi timu y'umupira w'amaguru nanjye koci hari n'iki ati uko tureba uko tungana ubu twese turi ba koci icyo ashaka kuvuga aravuga ngo buri mukinnyi wese nawe afite ibyo avuga ashaka ko bikurikizwa mu mukino no mu marushanwa kuri iyo timu y'igihugu cy'u Rwanda ati rero yewe mwampemberaga kuba koci nari nzi ko ari jye koci atari ko n'aba bakinnyi mureba aha bose abavuga bari aho ngaho babwiraga ati buri umwe nawe ni koci afite amabwiriza ashaka gutanga muri iyi timu y'igihugu ubu icyo bivuze byarumvikanaga ariko niba bikiriho bityo cyaba ari ikibazo aho buri muntu wese uri mu timu nk'iyo ngiyo nawe ahinduka koci ubwo ntabwo aba acyumva koci nta kazi afite rero nyine niyo mpamvu yasezeye nanjye niyo mpamvu nasezeye kujya njya kubareba umunsi byahindutse wenda nzajyayo ariko ndabifuriza neza kandi nibwira ko minisiteri ibishinzwe ikwiye kubikurikirana kugira ngo iterambere rya siporo cyangwa ry'umupira w'amaguru ku buryo bw'umwihariko rishobore gutera imbere tuzamushyigikira muri ibyo byose hari abavuze imfashanyo zo kujya mu mashuri ngira ngo usibye ko imvugo numvise atari nziza kuko abo bose bariyo barafashwa leta ishyiramo amafaranga iyo kurebaga no mu national budget amafaranga menshi ajya gufasha abanyeshuri kugira ngo bige ajya muri education yanabivuze ko benshi bafite imfashanyo yongereyeho ibintu by'ingendo nabyo bishobora kuba bifite ikibazo ariko ujya kureba imfashanyo zijya kuri aba banyeshuri muri kaminuza bavugiye kaminuza zo ni nyinshi leta ibyo ifite byose irabitanga erega leta ntabwo government does not have unlimited resources nobody has unlimited resources resources dufite dusaranganya mu bintu byose bikenewe gukorwa na leta zifite aho zigarukira buri kantu kose rero kugira ngo leta ishobore kugakurikirana ikishyurire igatangira imfashanyo urumva ko ari ibintu biba bigoranye n'abanyeshuri nyine kuba bashyiraho akabo nta gitangaza sinzi ko ari mu Rwanda gusa no kuba ariko uwabivugaga we sinzi niba ubuzimazi bwo mu gihugu hano cyangwa bwo mu bindi bihugu ubwo ari bwo umunyeshuri wiga yabona umwanya akajya gukora akazi ngo agire icyo abona ajya guteka akajya gutwara amakamyo kugira ngo agire icyo yuzuzaho ngira ngo birakorwa ku isi hose turabizi kubera ko nta muntu wafashwa ngo buri kintu cyose nasitara babe bari hafi kumuvuza kugira ngo
yagira ati buri kantu kose ntabwo byakunda. Nabo rero abanyeshuri ndibwira ko abashinzwe Minisiteri y'Uburezi bari hano babyumva, imfashanyo zihabwa abo banyeshuri bazi uko zingana, bazi aho zigarukira, bazi iyo bigeze aho rero ushyiramo priorities, ibyangombwa ni ibihe byihutirwa kugira ngo abe ari iby'abantu bitaho cyane, ibindi ni uko abantu bakomeze bagerageze uko bishoboka. Hagati y'abanyeshuri na Minisiteri ibishinzwe, ubwo baziga ibyo byihutirwa kugira ngo ibishoboka bikorwe, ibidashoboka ari umunyeshuri abibone, ari na Minisiteri nayo ibi bisobanura, kugira ngo ibintu byose bigende neza 100%, ntabwo byakunda. Icyo nagira ngo nsubize ubu ngubu. Hari umwana w'umukobwa uva mu Bufaransa wavugaga ibintu by'abantu ukuntu bakwiye kwitabira kugira icyo bakora ku bijyanye n'ipfobya rya jenoside n'ibindi. Ngira ngo ibitekerezo bye byumvikanye ni bizima, we yakanguye abandi bagenzi be natwe twese, buri wese ufite icyo ashobora gukora akwiye kugikora. Ahari ibitaro bikenewe mu bice birimo na za Ngororero, wavugaga vraiment ubwo n'ibindi, vraiment nyine ibyo ngibyo bikwiye gukurikiranwa, abashinzwe izo za minisiteri nabyo mugerageze murebe impamvu koko ibitaro byaba bidahari kandi bikenewe, kandi twifuza kubishyira ahantu hose. Aha ngaha muharebe n'ahandi byaba bitari bishoboka kandi bijye mu ngamba zishoboka. BDF wa Rutsiro, BDF ubwo nabyo abazishinzwe, minisiteri ibishinzwe bikurikirane irebe ukuntu ibyakosorwa byakosorwa cyangwa ibyakorwa bitakorwaga bya kwihutishwa nabyo. Hari n'abagatsibo, ibyo kwiga, ibyo gukora ibyavuzwe byose byari bikenewe, ibyo nabyo bifite ababishinzwe, icyangombwa ni uko babikurikirana batagombye kujya mu magambo maremare kudusobanurira hano. Nyuma ba Poland, byavuzwe na Poland twabyumvise nabyo, ndetse n'umunyeshuri byavugaga, ibyo byose ababishinzwe bicaye hano turi babikurikirane, ibishoboka gukorwa bikorwe kandi bijye bikorwa vuba bive mu nzira. Hari n'uwa Nyanza, ikigo cy'amahugurwa cy'urubyiruko, nabyo ubwo byumvikanye, nabyo byakurikiranwa. N'ibya Made in Rwanda nabyo twabyumvise, turusheho kubitera imbere, turusheho no kubigana kugira ngo ababikora babigeremo inyungu. Ku ntara y'Amajyaruguru nabyo byumvikanye, ari umuhanda ukorwa nawo wakwihutishwa, amazi adahari akenewe, icyo nacyo gikwiye kuba mu bya mbere byakurikiranwa n'ababishinzwe, ubwo bari hano nabo babe babyumvise. Hari n'ishuri byavuzwe mu Majyaruguru. Ibi byose rero kwirirwa tubaza buri muntu ngo agire icyo abivugaho n'iki, ntabwo twava hano. ndibwira ko
nibwira ko byumvikanye n'ababishinzwe bose bari hano icyo gihe ahubwo abafite ibyo bavuze hano bikwiye kuba bikurikiranwa nyuma y'igihe gito niba bidakurikiranwe babona nta ntambwe iterwa cyangwa nta bisobanuro bitangwa icyo bazakora ni ukubitumenyesha bakavuga ngo bya bindi twavuze mu mushyikirano ukavuga ko hari ababishinzwe babyumva tubimenye ko bitakurikiranwe ubwo tuzakurikirana abari bakwiye kubikurikirana babisobanura reka ariko ngira icyo mvuga ku ijambo babanje gutanga ukariha Dr. Senate ufite ibintu byumvikanye yavugaga nagira ngo icya mbere mushimire ibyo yavuze bisobanutse ndetse bijyanye n'umurongo twese dusubiramo w'ibikorwa bikwiye kuba bikorwa birimo kuzarira ibishoboka gukorwa bigakorwa bidashoboka ubwo tugashaka uburyo bwatuma bikunda mu byo yakomeje kuvuga rwose hari ikintu yavuze nshaka gusubiramo kuko n'ubundi turakivuga kenshi mu mikorere ariko bimwe ndaza kubivuga mu gusoza reka mvuga akantu kamwe gusa ibindi ndaza kubisubiramo hanyuma usibye kumushimira no kumushimira ko ntabwo yavuze ijambo gusa hano ubwo mumureba afite na byinshi afasha mu bikorwa cyane bitanga n'umusaruro cyane cyane mu bijyanye n'iby'ubuzima byinshi cyane ntabwo twakwirirwa tubisubiramo hano ariko nagira ngo mbone umwanya wo kumushimira ariko akantu yavuze kandi agomba kuba yarahuye nabyo nk'umuntu nyine ukora hano mu Rwanda abantu badafata ibyemezo badashyira ibintu mu bikorwa nagira ngo nsobanure ikintu kimwe abenshi koko njya numva babivuga babanje kuvuga fear to take decisions cyangwa to make mistakes cyangwa bigatuma ibintu bidindira ikintu cyagomba gukorwa mu kwezi kumwe kigatwara amezi 6 cyangwa umwaka icyo nashaka gusobanura ni kimwe iri jambo rya fear ndifiteho ikibazo gute aba bantu bakora ibi ngibi mu by'ukuri ntacyo batinya so it can't be fear if one wanted to see it as a fear then it is an excuse it's not fear because these people why don't you, it is also selective why don't you fear the consequence of doing nothing see, why don't you fear that if it is really a matter of fear you fear to make a decision because you are fearing to make a mistake, you are fearing to fail. Yeah, but all that, if you don't make a decision about doing something, actually there is going to be bigger fear. I mean, there is going to be a bigger consequence. You should be fearing the consequence of that, of not doing anything, of not doing the right thing, of not doing different things the right way. Ariko baranabizi ibyo bavuga ngo batinya
gukora iki kugira ngo hatavamo ikosa. Aba bantu benshi tuvuga ntabwo ari abantu usanga ari bo ku muhanda gusa batazi n'icyo bakora. Abo ngabo abo bavugwa ni abo twirirwa turihirira amafaranga, bafite za PhD, bafite za doctora, bafite ibintu byose. Ibi byose wiga iby'iki? Indi nugaruka ukavuga ko utinya gukora ikintu kitavamo, iyo ntabwo ari impamvu. Nagira ngo gisubiriremo kugira ngo mwese mwumve ibyo bintu munabyivanemo, muzabivane no mu magambo yanyu muvuga. Iyo mwagiraga fiya, ntabwo wakora ku buryo cyangwa ntukore ku buryo abantu batakaza, igihugu gitakaza. Ukwiye gutinya ko igihugu gitakaza. Ntabwo rero ni imikorere mibi gusa, ni ugukora nabi bikwiye guhagarara, ntibigire excuse, ntibigire impamvu. Ugomba gukora ikintu uyu munsi, ukigijeyo ngo uzagikora icyumweru gitaha cyangwa ukwezi gutaha, kugira ngo ugire ute noneho ukora iki, kugira ngo gutinya bibanze bigushiremo. Utinya iki kwanza? Kuki uhitamo ibyo utinya n'ibyo ibindi ntubitinya, kandi ibyo wahisemo gutinya bikaba ari byo byoroshye kurusha ingaruka zo kutagira icyo abantu bakora. Nicyo nashaka gusubiramo hejuru yo gushimira Dr. Senate wabizanye, ariko n'uburyo nawe yitanga mu bikorere by'akazi. Abantu bakihutisha ibyo bakora kuko nta mpamvu. Hari ibyo dufitiye uburyo, ibyo bikwiye kuba bikorwa. Ibyo tudafitiye uburyo, ibyo bishobora gutinda igihe tugishakisha uburyo. Ibyo birumvikana. Nta n'usabwa gukora ibidashoboka. Nta muntu urasabwa gukora ibidashoboka hano. Ibintu byose dusaba abantu gukora ni ibishoboka. Ibishoboka birakorwa iyo minizi zihari. Ibidashoboka kubera ko nta mikoro ahari, icyo gihe amikoro arashakwa, ariko abantu bajya bava mu gushakisha impamvu zitariho. N'ibyo nashaka, ubwo byose ndabisobanuye, nta mpamvu y'abantu birirwa basubiramo. Arakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba ibyavuzwe byose, ibyabajwe byose cyangwa se n'ibyo gushima byose abinyuzemo, kandi ndabibemerera yuko nagiye byandika ntacyo yasize, byose yabinyuzemo. Ubwo rero nagira ngo mumfashe dushimire abatugejeho ikiganiro ndetse n'abatanze ibitekerezo byose. Mushobora gusubira mu myanya yanyu, ariko nk'uko nta kibazo mwasubira mu myanya yanyu, n'abakuru turi hano ntiducike intege, kubera yuko aba bajene cyangwa se urubyiruko bashobora kudukanga bakavuga bati batuvanyemo. Nta gucika intege, kandi n'abakuru ntitwirare. Nanone ku rundi ruhande ngo twirare ngo urubyiruko rurahari, ngo tugende turyame ngo byarangiye ngo bazabikora. Oya, ni ukubaguma iruhande, ni ukubaba hafi, ni ukubagira inama, cyane cyane ko nabonye ari n'abantu batakwanga kumva inama, kugeza igihe bazasimbura abakuru uko bikwiye koko, ariko iki cyizere cyo kirahari. Tugana kuri gahunda uko zikurikiranye, nagira ngo mbibutse abitabiriye inama yose bose ko itsinda rishinzwe kwandika imyanzuro y'inama ririmo rifata, riyandika, kandi nimara kuyinoza rikazayitugezaho vuba. Mu kanya rero twagira ngo dusabe nyakubahwa Perezida wa Repubulika abitwemereye tumusabe kutugezaho ijambo risoza iyi nama y'umushyikirano muri iyi minsi ibiri yari iteranye ku nshuro yayo ya 19.
mwiriwe neza. Ndi buhine ijambo ntabwo ndi kuko byinshi byavuzwe, ariko ndagira ngo mbanze mpere kubashimira. Iyi nama y'umushyikirano yagenze neza, yarihuse, yarisobanutse kurusha ndetse izindi zabaye mbere yaho. Birerekana ko dutera imbere ibyo ari byo byose. Ubwo nubwo twakwifuza gutera imbere cyane kurushaho, urabanza ugashimira bikeya byabonetse, noneho ugasaba abantu ko kuvuga ko byagenze neza ntabwo bivuze ko ari aha dukwiye kugarukira, ahubwo n'izaza yindi umwaka utaha izarushaho kuba nziza. Nicyo nashaka kuvuga. Ndabashimira rero. Mu ijambo rigufi, ubundi ntabwo mfite byinshi kuvuga kuko ari bimwe twabivuze umunsi wa mbere, ibindi mwarabivuze mwebwe ubwanyu mu biganiro mwaduhaye. Ubu ahubwo icyo nari nkwiye kuba mvuga ni ukubaza, nkwambaza ibyo twaganiriye aha ngaha, tuganiriye aha muri iyi minsi, ibyo twasanze bitameze neza, ibyiza se twashimye. Ubu tuvuye aha tuhavanye iki kugira ngo dutere intambwe, turusheho gukora neza ibyo twakoraga neza, dukosore vuba na bwangu ibyo twasanze bitagenda neza, kandi kubikosora ibitagenda neza tubifite mu bushobozi bwacu, kuko byinshi twasanze biri bidashaka amikoro menshi, usibye ko biri muri twe twahitamo kubihindura igihe icyo ari cyo cyose, nabyo bitagoranye. Icya mbere, niba ari sisitemu kugira ngo ikore neza, igomba guhererekanya amakuru, kuvugana, kuganira, kumva ibibazo kimwe no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane, bavugane, ni iki? Kuko kenshi usanga abantu ntibavugana, kandi bagomba buri wese, ntawe ushobora gukemura ikibazo ari umwe, nta minisiteri imwe ishobora gukemura ikibazo, no muri iyo minisiteri ntabwo umuntu umwe ashobora gukemura ibibazo. Umuyobozi aho ari hose ntashobora gukemura ikibazo wenyine, ntibibaho, ntibishoboka. Igituma rero udakorana n'abandi bagenzi bawe ngo ibibazo birusheho gushakirwa umuti kandi byihute. Icyo wagomba gukora uyu munsi ugikora uyu munsi, aho kujya kugicumbikisha ngo uzagikora ejo, ukagira ejo bundi, gusa nta n'impamvu. Ibyo wagomba gukora mu nshingano zawe ufitiye ubushobozi, ugashaka ko habanza hakaba inama, gutegura inama, nabyo bigatwara iminsi. Inama abazizamo bakazamo bakererewe, baseta ibirenge, ubundi bakaza bakicara, ntibagire icyo bavuga, bakicaramo gusa bagataha. Wamubaza bahura nawe bakabwira ngo yari mu nama. Mu nama wari urimo wakoze iki? Wavuze iki? Inama wayifashije iki? Kwicaramo gusa, kubuza abantu oxygen mu cyumba wari wicayemo gusa, nicyo watwayeyo iyo bigumana n'aho wari uri. Gukora muri mwebwe, muri twese harimo ikintu umuntu ashobora gukora igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo kwicara ugakora ubusa, ntabwo ari ibintu nanone byaba mu ntego yacu.
gukorera hamwe ariko ndanabivuga kugira ngo moderator ibyo yatubwiraga mu kanya avuga urubyiruko n'abakuze bamwe ntibagire ubwoba abandi bakwiye kugira ubwoba rwose byo gusimbura abantu byo bikwiriye kuba igihe umuntu ari aho ari mu bintu bidasobanutse dufite aho tujya kumubika akwiriye kugenda ntajya kujya kuko ushobora kubikora genda bibabwira kuko abandi njyaho ngo batabumva nabi nunyumva nabi urangira uteze njye nta kibazo ndabikubwira ushaka kunyumva nabi anyumve nabi umurimo ugomba gukorwa nicyo tubereyeho abayobozi mu nzego za leta turimo kugira ngo dukorere igihugu dukorere abaturage ubuzima bwabo buhinduke urimo ntacyo ukora urimo urakora icyo uramaze iki ufite aho ujya ndetse ugasezera ukigera muri ibyo ngibyo byaba byiza ko wabikora abantu bagasigara bagomba gukora imirimo icyo mbivugira ni iki ariko muri ibyo byose inshingano zacu nitutazifata ngo abe ari twe tuzikora hari undi uzaza akabigukorera uwo wundi uzaza akabigukorera ntabwo azabikora ku buryo washakaga cyangwa ku buryo bukubereye abikora bijyanye n'ibimubereye uzi za mbabazi abantu batugirira baza ngo urashonje nkakugaburira ntufite icyo kwambara ndakwambitse bigeraho noneho hakajya umuturage w'umunyarwanda wagombaga kuba ari ukorera uyobora akaba umuturage wa wundi waturutse i Kantarange waje kugukorera ibyo utamukorera abaturage banyu murabagurisha murashaka kugira ngo babe aba bafite ibyo babakorera batari abanyarwanda baturuka hanze y'u Rwanda nicyo mushaka nimutabikora mwebwe abantu bandi bazabibakorera abaza biyita ko ari ibitangaza baje gukiza abanyarwanda cyangwa abanyafurika barabakiza ibiki ariko mudashobora kwikiza baje bakunganira mu byo ukora mu byo ushaka kwikiza ibyo turabishimira rwose ibyo turabyishimira ko hari uwakugobotse mu rugendo wari urimo aho wajyaga ariko ugomba kuba ufite urwo rugendo urimo n'aho ujya wowe wahisemo ugufasha akagufasha muri ibyo ariko ntabwo hazaza umuntu ngo aguhitiremo urugendo ugomba kugenda kandi arugufashemo icyo nicyo cyishe u Rwanda nicyo cyishe Afurika nicyo kitwishe niyo mpamvu mwe ntimuruhare uko ntimugeraho muruhe mwebwe abanyafurika ngo muruhe guhora muri aho isi yose ibagirira imbabazi iyo bagirira imbabazi murwaye iki gituma mugomba kugirirwa imbabazi muri abantu bari aho abantu baturuka hirya no hino ku isi kuza kubagirira imbabazi umuteye imbabazi z'iki ni iki gituma abantu bagomba kuza kubagirira imbabazi murwaye iki imbabazi zo kuza kubagaburira kubambika kubakora buri kintu cyose muri aho erega umuntu agasanga abayobozi bari aho bararimbye bambaye amasuti bari kuri za telefone bari
mu mamodoka ariko ukorera ubusa igihugu witwa kuri umuyobozi w'igihugu. Hazaza undi muntu akaza kugirira imbabazi abo uyobora nawe ubwawe urimo akakugirira imbabazi. What's that kind of mindset? What is it? You know, people come to look after you on everything. They even feel obligated to come and nurse you and babysit you, and why? Yes, for those people who have contempt for you, I don't consider them the main problem. The main problem is you. Why do you put yourself in a situation where you deserve somebody to have a sympathy for you? Why? Somebody to have a sympathy for you? What's wrong with you? What's wrong with you for somebody to come from, 5,000 miles to come and have a sympathy for you and babysit you? Una ugonjwa gani wewe? What disease are you suffering from? This has been known for decades, We Africans cannot, just all we need is to change our mindset. Just our mindset. And people start saying, this is our decade, this is our century, this is our, yes, when was it not your century? Yes. When was it not your decade? Why? And if you say so, fine, I have no problem with that. If this is your decade, how do you want to show it? How do you want to show that it is your decade or your century? By more begging, by entertaining, being looked down upon, by the whole world coming here to feel sympathetic? Really? Always ask yourselves from here, as you go back home and caught up in the traffic in your car, think about it. Ask yourself, you as a person, what can you do to change first yourself and contribute with others to change our country, our continent? And there is a lot you can do, a lot more we can do together. Forget some of these leaders some of whom I was referring to yesterday, who are still living like in a stone age. People driven by, in this day and age, to have somebody still sectarian who is thinking about the tribe, about ethnicity, about as the main driver of the politics or what the country needs to do or what people need to do for themselves. It's absolutely sick. And then we go out there and start
making all types of claims. We, Africans, we, this, you, me, this country, this. Yes, you have the right to make claims, but you have to make the right claims. You have to make the right claims because they are there. You can't make the right claims by being sectarian. You have your people, your own people, barely making ends meet, naked on the streets, no food, no nothing, and you are there. You are there talking about, I mean, going to. You want to come and teach Rwanda what to do or change what is in Rwanda. With what? You have nothing. Absolutely nothing. But unfortunately, it's not just one case. It seems to be common with the people who behave like this, who are lost, you know, for them they have something, whether they have stolen it or they have been given or bribed to, and once the pocket is full for them, the rest of the country, their own people can go to hell. That's what we see around, especially with the same people who. Instead of thinking of changing what is in Rwanda, why don't you change what is in your own country? Why can't you even have a sense? By which you judge that, first of all, that is not correct. Secondly, it is even impossible for you to do. So what is it? But at the same time, that should also be a lesson to you. If you have people who think about you like that and wish you to be like they keep saying, doesn't that remind you that there is what you need to do for yourself that really elevates you to the level where other people in this world, those who come to help you, where they are and have taken things for granted? Why can't you rise to that level yourselves? What is that, you know? Is it a God-given thing that some people will assume superiority over others and keep, and those who do actually want to keep you to that level, that low level. And you keep to that low level not because of them, but because of yourselves. You are the ones who keep yourselves to that low level. It's not those who wish you to be there. As human beings, why don't you? Okay, as human beings, later on as Rwandans,
You Rwandans, what's wrong with you? Let me leave the rest of our continent aside. Let me put it aside. Let's concentrate on ourselves. I don't want to decide what happens anywhere else on the continent we share. It's none of my business. My first priority is here. Our first priority is here. Here. So why don't we, and maybe from that we can work with our friends, work together so that all of us, there is this common thing that people are talking about, that if you want to move fast, you go alone. Is that what you said? Then if you want to go far, you go together. I want to go fast and far. So it's not, yes, there is no contradiction. Why is it when you want to go far, why don't you go fast? What's the issue? Well, if you want to go to the moon, do you want to go slow? You can't go slowly to the moon. You would not reach there. Yes. And so both actually are completely valid. You want to go fast, you want to go very far. So please, you fellow Rwandans and others who understand what we are talking about, let's go fast, and let's go until very far. All right? Muharane amahoro y'Imana.